tubona inyungu y'umushinwa ashaka ari ukugira ngo tujye duhora mu ipatano, tujye duhora tuverisa moto yiwe. Iyi kampani usibye kuveresa uyu munsi bakakwandikira ko ufite ikirarane cy'umunsi washize kandi waveresheje uyu munsi, bakandika ko niba uvereshe mu kwa mbere bandika ko ufite ikirarane cy'ukwezi kwa kangahe kwa 11. Ni kuvuga ngo twahanganye n'ibyo bibazo kugeza igihe moto tuzirangiriza. Iyo bayiguhaye utarayishyura ntabwo wayishyira muri moto ngo igende, moto ntabwo ihita igenda. None ubwo urumva rero mudukora ubuvugizi ibi bintu rwose nimba ari n'igihombo bagize bagira bakibaza umuswaperi wabo ko newe yanaza gufata batiri uko yabwira nyifata kose narayifataga no kurwanya tugasanga kode yabo yapfuye ukaduhiza nimero tugashyiraho byose ngo wajya amastrike no ibyo numva ko atari kutugora ko. None twatunguwe no kubona bafata moto zacu bakazifunga ngo ari batiri ngo twatwaye ngo kuva mu kwezi kwa mbere ngo kugera mu kwezi kwa kane ngo tutarazishyura. Ikirego twakigejeje ku mujyi wa Kigali, umujyi wa Kigali twohereza kuri rura na K40 report, bringing news so fast, updates, talking entertainment that lasts, educate, inform, we keep it real. K40 report, oh. K40 report. Mu gihe izamuka ry'ibiciro ndetse n'izamuka ry'ibikomoka kuri peteroli bikomeje kwiyongera, bamwe mu bamotari batwara moto zitwa amazi moto bakomeje kurira ayo kwarika nyuma y'uko rero barimo kwishyuzwa amafaranga batazi igihe ngo bagiriyemo ideni ino kampani rero ikaba iri kubishyuza amafaranga ngo ya bateri bafashe bagashyira muri moto zabo, mu gihe rero abamotari bo bagaragaza ko moto ubwayo idashobora guhaguruka kuri kampani utishyuye. Ni moto bafite ngo akantu bashyiramo k'akanyamasyo, moto ikaba itabasha guhaguruka utishyuye ya bateri. Rero kampani ikaba irimo kubishyuza amafaranga y'izo bateri, kandi abamotari bavuga ko nimba bari kubashinja ko batishyuye za bateri moto zahagurutse gute. Hari n'abandi rero barimo kuvuga ko kampani bari baragiranye amasezerano, mu gihe amasezerano atararangira babasaba ko ya masezerano bayasesa. Muri kwa gusesa ya masezerano babaha izindi moto bagirana ubwo amasezerano mashya. Twe twatangira n'iyi kampani kuri moto za mbere za kera, nitwe twayamamaje, twagize gute. Iyi kampani usibye kuveresa uyu munsi bakakwandikira ko ufite ikirarane cy'umunsi washize kandi waveresheje uyu munsi, bakandika ko niba uvereshe mu kwa mbere bandika ko ufite ikirarane cy'ukwezi kwa kangahe kwa 11. Ni kuvuga ngo twahanganye n'ibyo bibazo kugeza igihe moto tuzirangiriza. Ubundi se muveresa ngahe? Twebwe izi moto za mbere twatangiye kuveresa ku 8,000, barangije twahinduye amasezerano inshuro 3. Ubu rero twagejeje kuri 5, nyuma tuzishoje moto bahita bakora ku isoko bamaze gukuramo ayabo. Turibaza nti se ko twari tugiye kugera moto twayitwaye sitasiyo imwe mu mujyi wa Kigali wose, ukavana moto Norvège usunika ukayigeza hano Kimironko, ukavana moto ikabuga usunika kugeza hano Kimironko. Bivuga ngo nta kintu n'iki twigeze dukura kuri iyi moto. None tugeze aho tuyirangije bahise bakura ku isoko, nta pièce, nta station, nta kintu n'iki. Turibaza nti se iyi moto tuzayikoza iki nimba ivuye ku isoko, biragenda gute? Baratubwira ngo ibyo ni ibyanyu, nta kintu tugomba kubamarira. Dutwara ikirego mu mujyi wa Kigali, twohereza muri rura, batwohereza muri rika, na n'uyu munsi nje noneho byagezeho kubera ko babonye ngo tubateza ibibazo tugira gute, basigaye tugera kuri station bakiburishwa amabateri. Kuvuga nkanjye dutangira kwibuka uwo munsi nibwo bamfungira nje guhindura bateri, diregite bahise bayifungira hano ngo nibyo ngo bateri ngo ku Muhima. Ako kanya ndibaza nti ndabigenza gute, moto nahise ifata umusunitsi arayisunika yigeza he mu rugo, parika iminsi 5 yose. Ndaza bampa ibihano ngo byo gutegereza ngo bakore amaki, barasacinje bagenda beditinga ifoto bashaka ngo bateri ntihebereyo burundu, moto nyisigaze ari ikintu ari igikankara. Ubwo sinzi kuntu nahamagaye hejuru, bumvishije ko nahamagaye, barangije baravuga nti
mumuhereze bateri agende. N'uyu munsi bahise banca hano sinkicaginga hano, ubu moto mparitse he? Mparitse mu rugo. Rero aba bantu niko bameze, ntabwo narizi ko n'aba bashyashya ariko bameze, ahubwo twebwe twararushe birenze. Ni ukuri leta nitugarukire ituvugire kuri aba bantu, nta kintu bari kudufasha pe. Nimba badashoboye bavemwo, haza abashoboye dukorane neza. Kubona umuntu umukorera ukamara kumwishyura nta deni na rimwe murimo, ariko kugira ngo aguhe amahoro, aguhe ibyo yakwemereye, ahubwo akaguhombya bya burundu. Moto ngiriya moto uko ihagaze, arashaka kwibarira 300,000, agahita akuramo asiranse y'imyaka 2, agahita akuramo na autorisation. Ubwo ngo bihuriremwo wongere ngo aguhe indi moto ugende kumuruhira. Nzi narabyanze, nta moto yiwe nzigera mfata, ahubwo icyo dukeneye baduhereze amafaranga yacu twaveresheje, noneho basubirane moto zabo kuko bazikuye ku isoko, nta kintu zidufashije na gito. Ubu moto mparika mu rugo sinyikora, n'ubu narinje kugira gute, narinje kubaza uko bimeze ngo ndebe ko bakongera kundura mfate bateri, barampagaritse. Ubu moto nta kintu na kimwe maze ngiriye. Abagabo bampaye akazi ka moto y'amazi moto, bayifatanisha $1,415,000. Kumvikana ngo nzamverisa ibihumbi $3,500, buri munsi 5,500, bigabane 3,500 ya buri cyumweru. Ariko ibyo babirenzeho batwishyuza buri munsi. Ubwo buri munsi ntashyizeho, ejo sinafata batiri barayifunga. Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri ni cy'ukuntu bari kwishyuza batiri ngo tutishyuye kandi twarishyuraga. Njyewe moto yanjye kuba nyishyuraga buri munsi, bwacaga nta mbaraga mfite, avuga ati kugira baze kuyifunga nshaka umuntu ayitware, akagenda akayitwara, akaza kumpa 500 byabo nkabiverisa, moto ikaguma ngaho, ejo ikajya isubira mu kazi. None barimo baranyishyuza ngo amafaranga ngo y'uwo muntu nabaga narobesheje, kandi narobesha abantu benshi batandukanye, bitewe nuko mba mu gitondo numvise nta mbaraga mfite, ngashaka umuntu nyine tuzanyuze, nkavuga ati gire mu kazi, akagenda agatwara. Uburyo bufata batiri rero, uraza ukishyura kuri kode yabo. Nimba uzanye mu 30, ugura wishyura 2, ni icyo bishyiriyeho. Wamara kwishyura 2, wakoresha nimero y'umuntu utwaye, wakoresha nimero y'undi muntu w'agent, wakoresha nimero y'uwo muntu uguswapira, icyangwa ni kugomba kujya kwishyura. Wa muntu ushinzwe kwishyuza akareba ko amafaranga yabonye, yafataga wamara kwishyura, akareba kuri telefone yawe, akareba itariki wishyuriyeho n'isaha, akanabifotora. None ubwo rero barimo banyishyuza amafaranga 1,153 ngo ntishyuye, kandi njyewe moto niha abantu benshi batandukanye, njyewe za historique yabo ntaho nabakura, kandi nanjye n'abantu baje banyishyura ngo ntwara nk'umugenzi, telefone yanjye yarapfuye ni ya kabiri, nkaza nyafite nkashaka umuntu akanyishyurira, cyangwa umugenzi wanjye duhahura akamubwira ati yabitse uyishyurire, ukishyura nkagenda. Byashobokaga ko moto yawe ihaguruka wishyuye, idahaguruka wishyuye? Ntago byakunda, na gutya ugiye ufata batiri bazifite hari, ukayishyira moto yanjye ngiyi uyishyiremo, ntago yahaguruka, ntago yagenda. None ubwo rero barimo ngo nishyura amafaranga, kandi harabona kwishyuza ngahe? 1,153 ngo ntishyuye. Kandi urumva hari abagenzi bajyaga banyishyurira, cyase nkaza telefone yapfuye ngo umuntu akanyishyurira, ngo nzeze seko y'abo bantu numva nabagukore koko. Abantu bagiye batandukanye benshi cyane, abagenti, abaswaperi babo, iki byo ntago nababona, siko ntago nayibona. Kandi umve ikintu cyabinteraga nuko wenda banyishyuzaga buri munsi, nkavuga ati we ntago wakora iminsi yose, umwaka ngushira imyaka 2, ko twapadanye imyaka 2 ishire utwara moto, ntago bibaho. Kandi iyo warobesheje urabyemerewe kurobesha ukabona amafaranga yabo. None ubwo urumva rero mudukore ubuvugizi, ibi bintu rwose nimba ari n'igihombo bagize, bagira bakibaza umuswaperi wabo ko newe yanaza gufata batiri, uko yabwira nyifata kose narayifataga, no kurwanya tugasanga kode yabo yapfuye, ukaduhiza nimero tugashyiraho byose ngo wajyaga amastructure. None ibyo numva ko atari kutugora ko. Natangiye gukorana n'iyi kampani y'amazi mu kwezi kwa 2. Mu gutangira gukorana n'iyi kampani mu kwezi kwa 2, tugirana amasezerano y'uko nzishyura $1,415,000, nkazajya mverisa 38,500 byari buri cyumweru. Tugirana kontara. Mu by'ukuri iyo kontara baratubwiye ngo tujye tuverisa 5,500 buri munsi. Mu minsi mike baraba bakemuye system yo kuba twaverisa buri cyumweru. Kuva mu kwezi kwa 12 mu ntangiro zako kugeza ubu ngubu, iyo system ntago bari bayizana. Niyo ugerageje kubaza ati kuki kontara twasinye ko tuzajya tuverisa buri cyumweru, kuki tubahiriza,
baratubwira ngo kontara dufite ngo ni iya buri munsi, kandi mu by'ukuri kontara irahari, ni buri cyumweru 38,500. Icyo kibazo dukomeza kucyihanganira kugeza na n'ubu. None ubu haje ikindi kibazo kijyanye n'amabatiri, uburyo dufatamo batiri. Iyo ugiye gufata batiri kuri sitasiyo uragenda ukishyura, wamara kwishyura bagasikana batiri ujyanye, bagasikana na batiri bagiye kuguha, barangiza bagafata ya mesaje wishyuye bakayifotora. Iyo bamaze kuyifotora bahita bayishyira muri sisiteme. Iyo sisiteme imaze kugaragaza ko amaze kwishyura, nibwo ya batiri bagira gute bayifungura, ukayishyira muri moto, moto ikabona kugenda. Iyo bayiguhaye utarayishyura ntabwo wayishyira muri moto ngo igende, moto ntabwo ihita igenda. None ubu kugeza ubu ngubu dufite ikibazo cy'uko batubwiye ngo tugende tuzane historique y'ukuntu twagiye twishyura amabatiri, kandi harimo abantu batagiye bishyura batiri bakoresheje telefone yacu. Wafataga umugenzi twakaba yakwishyura mu gihe telefone utafite cyangwa ntayo ufite cyangwa ifite ikibazo cyayazimye, ukababwira n'umuntu ugenda ukamubwira uti wowe kabyaraye mfasha unsayidire nishyure batiri hano, nishyure kuri ino kode batiri mbone kugenda. Ibyo tukabyubahiriza tukabikora. None twatunguwe moto ikajya yagenda. None twatunguwe no kubona bafata moto zacu bakazifunga, ngo hari batiri ngo twatwaye ngo kuva mu kwezi kwa mbere ngo kugera mu kwezi kwa kane ngo tutarazishyura. Barayifunze mara iminsi 2 ntakora, kandi noneho bambaza verisoma. Nje kubaza barambwira ngo mfite ngo amafaranga 261,500 ntatishyuye. Nibaza se ayo mafaranga ntago nayishyuye gute? Ngo muri system ngo biri kugaragara kutayishyuye. Ndavuga se biri kugaragara kutayishyuye gute kandi nje naragiye nishyura? Ubwo birangira ari uko bigenze. Moto yanjye barayifunga iminsi 2, bamaze kuyifunga iminsi 2 ntakora. Mfite umuryango n'ahantu mba ndakodesha, nkeneye no kubaho, nta handi hantu najya kwaka akazi ngo bakame, kandi mfite kontara hano itararangira. Moto yanjye barayifunga. Ubwo umunsi wa kabiri naragarutse ndabarisha, barongera bambarira, bava kuri 261,500 bagera kuri 232. Ngeze aho ndavuga ni rero aho kugira ngo meze nicare ntakora, bakaba bari kumbwira ngo nishyure amafaranga y'izo batiri. Mbura uko mbigenza, moto bari bayifunze, nubwo bari bayifunze binyuranye n'amategeko, mbona nta kundi ndi bubigenze. Ndemera ndavuga ngo ntacyo amafaranga nzajya nyabaha gake gake, ariko mumfungure moto. Ubu nicyo kibazo ubona kiduhangayikisha abamotari bose muri sitasiyo. Twabuze uko twabigenza, twasabaga inzego bireba ko zaturenganura. Ikibazo cya mbere dufite, twapatanye moto n'iyi kampani y'amazi moto, tuzipatana ari abamotari benshi, dutekereza ko zizabyara umusaruro umuryango wacu, natwe tugatera imbere. Turangije kuzikorera habura nk'amezi 2 kampani iraduhagarika, tubwira ko duhagarara kuverisa, tubwira ko kandi izo moto zibaye expired zivuye ku isoko, itubwira ko nta gikoresho na kimwe cyo kugura tuzagura dushyiramo dukoresha kuri moto, ahubwo idusaba ko twazisubiza izo moto turimo dutwara mu gihe zakatubyara umusaruro, ngo tuzisubize kampani iduhe moto nshyashya yazanye yizajya ibonera ibikoresho. Iyo moto nshyashya baduha ngo bakayibarira 4,000,000, yisha iyo ngiyo turimo dukoresha tukayibahera 500,000. Ayo 500,000 ntibayaduhe, ahubwo bakayakura mu izo 4,000,000, tukazajya twishyura 3,300,000. Tubona inyungu y'umushinwa ashaka ari ukugira ngo tujye duhora mu ipatano, tujye duhora tuverisa moto yiwe. Bishoboka ko naba bapatanye izo nshyashya yazanye yazibaka, barangije kuzishyura akazana izindi akababwira ko nazo zivuye ku isoko, kuko ubwo bucuruzi bumufitiye akamaro. Ikirego twakigejeje ku mujyi wa Kigali, umujyi wa Kigali utwohereza kuri rura naho tujyayo, kuri rura batwohereza kuri rika, ndetse nabo kuri rika baza kuri tere, tubereka uburyo amabatiri yashaje, tubereka uburyo moto twari turangize kuzikorera, bavuga ko ikibazo bazagikemura. Kugeza n'uyu munsi nta gisubizo turabona. Twakoresheje izi moto dufite sitasiyo imwe mu mujyi wa Kigali, mu gihugu cy'u Rwanda dufite sitasiyo imwe, wagenda hamwe umuriro ukabushizemo, tukirirwa dupata duzicunga mu muhanda, izindi tuzitegera amarifani. Kugeza uyu munsi ntabwo ikibazo cyacu kirasubizwa.
ubwo twageragezaga kwegera ubuyobozi bw'iyi kampani butanga moto yitwa Amazi Moto, banze kuvugana n'itangazamakuru. Bosi ndababona ase nawe kuri umunyamategeko buriya wabivuga namwe ko muri abanyamategeko ba kampani nta kintu nabivugaho rwose, ntago ndagira, nta kintu barambwira. ariko mwebwe murakizi ikibazo, mwebwe murakizi cy'abo bamotari. Umva, yego, ababishinzwe rwose barimo barabikurikirana, nta amakuru yandi natanga kabisa.